Nshuti bakunzi ba P4 TV Official, twongeye kubasuhuza aho muhereye hose mu mpande z'isi. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro The Holy Breakfast. Tugiye kubagezaho icyo Bibiliya ivuga kubirebana no kugira inshuti. Inshuti zishobora kudufasha kwishima no kugira icyo tugeraho mu buzima. Inshuti nziza ziradufasha bigatuma turushaho kuba abantu beza. Turasoma mu Migani ibice 27 umurongo wa 17. Cyakora Bibiliya itsindagira akamaro ko kwitonda mu gihe duhitamo inshuti. Nagaragaza akaga ko guhitamo inshuti mbi. Imigani ibice 13 umurongo wa 20 hamwe n'Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 33. Inshuti nk'izo zishobora gutuma umuntu afata imyanzuro mibi cyangwa zigatuma agira ingeso mbi. Muri iyi ngingo turaza gusuzumira hamwe ibice 4. Igice cya mbere nicyo gituma umuntu aba inshuti nziza. Igice cya kabiri ni izihe ngero zivuga muri Bibiliya z'abantu babaye inshuti nziza. Igice cya gatatu, ese umuntu ashobora kuba inshuti y'Imana? Igice cya kane, imirongo yo muri Bibiliya ivuga ku bushuti. Reka dutangire gusobanura igice cya mbere. Igituma umuntu aba inshuti nziza. Bibiliya yigisha ko ubushuti nyakuri budashingiye gusa ku kuba mukunda cyangwa mushimishwa n'ibintu bimwe. Urugero, muri Zaburi y'119 umurongo wa 63 hagira hati: nifatanya n'abagutinya bose n'abakomeza amategeko yawe. Zirikana ko umwanditsi wa Bibiliya yavuze ko yahisemo inshuti zifuza gushimisha Imana kandi zibaho zikurikiza amahame yayo. Nanone Bibiliya igaragaza imico inshuti nziza zigomba kuba zifite. Urugero, inshuti nyakuri igukunda igihe cyose kandi kubera umuvandimwe mu gihe cy'amakuba. Migani 17 umurongo wa 17. Habaho kandi inshuti ziba ziteguye kubana nawe mu bihe byiza gusa, ariko habaho inshuti inamba ku muntu ikamurutira umuvandimwe. Migani ibice 18 umurongo wa 24. Iyi mirongo itwigisha ko inshuti nziza igomba kuba ari indahemuka, igukunda, igira neza kandi igira ubuntu. Inshuti nyakuri iba yiteguye kugufasha igihe cyose ufite ikibazo. Nanone inshuti nyanshuti ntitinya kugukosora mu gihe wakoze amakosa cyangwa wafashe imyanzuro idakwiye. Some mu Migani ibice 27 umurongo wa 6 tugeze ku murongo wa 9. Nizihe ngero zivuga muri Bibiliya z'abantu babaye inshuti nziza? Muri Bibiliya harimo ingero z'abantu babaye inshuti nziza nubwo bari bafite imyaka itandukanye, baturuka ahantu hatandukanye, imico itandukanye kandi bafite inshingano zitandukanye. Reka turebe ingero 3. Urugero rwa mbere ni Rusi na Naomi. Rusi yari umukazana wa Naomi kandi bararutanaga cyane. Ikindi nanone, Rusi na Naomi bakuriye mu mico itandukanye. Icyakora kuba bari batandukanye ntibyababujije kuba inshuti magara. Turasoma muri Rusi igice cya mbere umurongo wa 16 tugeze ku wa 17. Haranditse ngo: Rusi aramusubiza ati: winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara niho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe nizaba Imana yanjye, kandi aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Urundi rugero rwa kabiri ni Dawidi na Yonatani. Nubwo Yonatani yarushaga Dawidi imyaka 30, Bibiliya ivuga ko babaye agati gakubiranye. Samweli wa mbere ibice 18 umurongo wa mbere. Nuko Dawidi amaze kuvuga na Sawuli, umutima wa Yonatani uhera ko bagati gakubiranye n'uwa Dawidi, kandi Yonatani akamukunda nkuko yikunda. Umurongo wa 3, bukeye Yonatani na Dawidi basezerana isezerano kuko yaramukunze nkuko yikunze. Umurongo wa 4, Yonatani yijishuramo umwitero we yari yiteye awuha Dawidi, n'umwambaro we ndetse n'inkota ye n'umuheto we n'umukandara we. Reka noneho tuvuge kuri Yesu n'intumwa ze. Yesu yari afite ubutware ku ntumwa ze kuko yari umwigisha akaba n'umuyobozi. Yohana ibice 13 umurongo wa 13. Ariko ntiyigeze abona zidakwiriye ku buryo zitamubera inshuti. Ibinyuranye n'ibyo Yesu yagiranye ubushuti bukomeye n'intumwa ze. Yaravuze ati: mbita inshuti kuko nabamenyesheje ibintu byose numvanye Data. Yohana ibice 13 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15. Ese umuntu ashobora kuba inshuti y'Imana? Igisubizo ni yego. Birashoboka rwose ko umuntu yaba inshuti y'Imana. Bibiliya igira iti: abakiranutsi nibo nkoramutima ze. Imigani ibice 3 umurongo wa 32. Ibyo bisobanura ko ab'Imana ihitamo ko bayibera inshuti ari abantu bayubaha, b'inyangamugayo,
bashyira mu gaciro kandi biyemeje kugenda mu mahame yayo agenga ikibi n'icyiza. Urugero, ibyanditswe bivuga ko umugabo w'indahemuka witwaga Aburahamu yiswe inshuti y'Imana muri Ngoma ya 2 ibice 20 umurongo wa 7, na Yesaya umurongo wa 41 ibice 41 umurongo wa 8. Nanone turareba muri Yakobo ibice 2 umurongo wa 23. Se nawe iyo wisuzumye wumva uri inshuti y'Imana? Niba igisubizo ari oya, nkuko byanditswe mu Ivanjiri ya Mariko igice cya 3 umurongo wa 35, shakisha icyo Imana ishaka aba ari cyo ukora, uzahinduka inshuti y'Uwiteka, uzahinduka umuvandimwe wa Yesu. Imana ibaho umugisha kandi muhaye muronke. Twabasaba gukora comment na like na share na subscribe, ibyiza biri imbere.